nubona mutari kumubona sibyo ntago mwabyihererana muzatange n'amatangazo ahantu hose amarike n'amafoto ye byibura hari igihe mwamenya ngo yari yahuye icyo kikaba kivuye cyangwa se ari hano na hano uzi kwicara utazi umuntu wawe ahana papa wese byibura abafite gahunda yo kuzamushakisha ukuri umubonye rikomeye nese wowe na musaza wawe muzamushaka mwenyine okay hari uncle waje kutureba mu rugo turabimubwira ariko nyine sinzi nyine twarabimubwiye ariko sinzi ko icyo bizatanga ariko nyine biragoye shaso biragoye basi sorry ntabwo nanzi ko aribyo byakubayeho ngiye kugenza kukureba kenshi sibyo twiganirire na mama burandi bimubwira nyine bimubwira ati kuva cyagiye twase twabura mama wawe ntabwo yongeye kuboneka ariko papa afite umudayimoni mubi umugendaho ubwo ni ukwiye kujya mu masengesho njyewe ndabizi neza nka 100% ko papa ari watumye mu magenda ariko ntabwo ntekereza impamvu ko mama yarihanganye bihagije cyane impamvu yahise agenda kandi yes yarababaye ajya mu masengesho agataha bimere neza ariko ku munota wa nyuma akabifata umwanzuro buriya uzi impamvu yanze kubasiga muri iminja nuko yabonaga na papa wanyu nta kigenda akora ati byibura reka ngende wasanga yaragiye no kuruhuka nise ko nzi ko nta mwana ukuri imbere y'umubyeyi ntawe ukuri ariko ibi birarutana okay we niko yabibaze ubu turakuze ku buryo ibi ntabwo muri abo gutabwa sibyo nyumva nabi sibyo ntabwo muri abo gutabwa ahubwo mama wawe yaravuze ati ntabwo yagusiga ufite imyaka 3 sibyo kigikira mu matuna papa wanyu meze kuriya ahubwo yaravuze reka mbe ngiye ahantu buriya nduhuke nzagaruka mpangane n'uyu mugabo akusabonye wowe ari umugabo wawe buriya wabivamo papa wanyu ateye nabi shana nase mvuga ati none nta mubyeyi mufite buriya mbyizere ko wowe byizere mama reka twa no gutekereza ibintu bibi mama wari ahantu ari kwitekerezaho sibyo nta kintu kibi cyamubayeho reka tuba ariko tubyisetingamo kandi wumva ukomeye komeza ushikame mama wazaboneka nanjye ndagenda mbibwire mama sibyo unda hari gihe abaziranye n'abandi bantu bafashamo no mwanko wanyu mbwiye nawe akayibafashamo umwanya tukazageraho tukamubona sibyo kabyizere ko kino kiniga morana mu mutima kizashira kikagenda kikabyizere sha ntabwo cyabura ariko ihangane sibyo ihangane karibu ni wowe muraho neza amahoro ni amahoro mukomere cyane yego isi baye myinshi turaburanye ntabwo kiboneka turaburanye n'akanya kajya kabura umuntu ushaka ubuzima nyine ariko nta muntu ukirirwa mu rugo abasura kenshi nta muntu ukirirwa mu rugo gushakisha baba muri guhiga ni amahoro ariko turaha natwe turaha ariko turabonanye none abandi se abandi nabo baraho nyine ariko ntaba hari n'injye ndi hano iyi minsi ibiri ishize yose najyaga hano kenshi ariko si nta mwemwe narababuze banagiye gushakisha ariko noneho ye runo rugo umugabo agende navuze umwana agende navuze sinzahamagara mbaze ngo barihera abantu bakuru nabo bambwira umukobwa umuhungu uri kumushuka muri iyi minsi wamunyereka rwose umwanya araza ambwira mama ndabonana nawe ko wagira ngo runo rugo yararwigaruriye neza aha mama asha genda ese ubundi uvuye hese mama kubaraka ubusa ndishimye isi basi twamaza nta mvuye neza uvuye ko mukigaye umwana isi mama kubaraka babaye iki mwagiye kureba mushiti wanjye
kugenda uvuze se aho ugiye urumva ari ikibazo. isuku nari nanze kuhangura nanze kunanira ndavuga ndabanguka Urifata uragenda. ndatinze simbamuka Ko ugiye kugira nka papa wawe. Papa wawe n'uvuga ngo ndawasohoka ukabura umuntu aharengeye. Yego. ese yagiye nawe nawe hari Baba bimbaza. ariko rero nasigaye bana nubwo nanjye Ceceka wo kumujyaho. Ibyo wakoze wowe urabizi. Ubwo ugiye kujya kuri papa wawe ngo ari amayeri bayazimanga. oya none se mama Ese umuhungu we uyo wambara umwenda mureba kuntu kwifata. babare sizuba rero hari isuku nabikoze Wigeze abana mu basirimu reka ubu ngubu wagiye wambara. ese nambaye ubusaye kimwe uri kubona mama ese uzambara ibitenge yanjye nambaye ibitenge uzamenya mama wunda Uwo muhungu uri kugushuka none. Buri kanya. mama tuzayivugana ndumva umeze nabi njye kwiga ndumva umutwe ntabwo umeze papa ntabwo nsubiza Ewe. Nanjye narabyahira. usanze yarabigize ubundi bindi bibazo bituma mpamanya ko atiyahuye ni umuntu ukunda gusenga pe kuko no mu byo mvuga nabyo icyo tujya dupfana naho nacyo kivamo yibera mu rusengero wasanga ari muri bagenzi baho ngaho yibereye mu muza aho ngaho arimo asenga ni umuntu ukunda gusenga cyane ubwo rero ibyo twabivaga akagenda agatinda kakaza bwije ariko nanjye wenda sindi imiseke igoroye mu makuru turi gushakisha se ko ntawe turi kubona aho mu rusengero nta makuru yiwe dufite arahari bajya no mu butaya hose ntiwamenya aho bajya gusengera kuko ariko iyo bigenze kuri ntabwo wagombye kubyirana nawe ngo uceceke wakabashije kumenya ati umuntu aherereye ndabizi oya icyo mpamya cyo ariho nta kibazo afite kuko ari ikibazo afite twaba tubizi ubwo nanjye narengarutse hano hari amakuru nashakaga kubana bari bamateresi itariyo n'uri umukobwa amakuru naho gusanganya na papa papa wanjye ndabona none ahari nuko rero kuri cya kibazo ya aderesi mwampaye ejo bundi yari yuzuye nahayobowe uri buze kugira ushaka ukuntu wongera wandika unyandikira kandi kapapuro sibyo noneho nkomeze kubyirukamo ariko noneho ubu ngubu namahirwe kuko ndi kumwe na papa wanyu ntabwo ndi bumusiga ntabwo ngusiga nta kibazo ugomba kumfasha kubimfashamo nutabimfashamo tuzabifashwamo n'abandi oya nanjye ndahari kuko buriya hari igihe umuntu agenda ababaye akagenda afite ingingimira ukundi kuntu ariko abonetse twafata umwanzuro buri wese agakora igishoboka cyangwa se igikwiye kuko ibi tugomba kugira tukamushaka akamaro kumushaka twicaraho nk'umuryango mukavuga ikibazo gihari n'aba bana bakava mu gihirahiro kuko gutyo ubu ngubu urabona ubu byarangiye Cyangwa bigiye kunyobera. Nivugiye nazasanga narabaye nka rwa rugo. Iriwe. Numva suri mu bivuze. Bibiteze. Ubuvuzi wayiteye hejuru bimeze bite? Ave byihora n'uriya mukobwa wawe. Ageze aha none. Mu gihe nkimubaza ngo ahavuye bagiye kuryama. None nawe bigize reka da. Uzajya gushiduka usanga umwana yararenze bihanira. Ariko zikari we mutima w'urugo. Nawe inshingano zirakunanize tubimenye. Ubu nibyo uzikorera imitwe y'abantu bari aha bose ku buryo ntekereza ibi. Buriya uriya mukobwa urabona nzamuhana tutari kumwe ngo mushobore. Nzagira ibyo mu kazi gire no kuza kurera abana mbaho umurongo. Oya nta stress zihari utagira ngo ni stress muzana. Ibyo uzajya wumva ushobora inshingano zirakunanize zo kumubyeyi ba. Zananira gute narababyaye. None umukobwa unaniranye warubonye. Ubwo nawe mugabo nishakiye numvisha impanuro umpaye. Niba akazi ari gushyira imbere nabwo nta kibazo tuzajya tubona inyungu zivamo. Naniwe ibyo bintu nibe bishyira sibyo. Kajye kuruhuka uzi ko bibwira mu gitondo basi naro. Siko bimeze. Nese nya nakubujije.
umeze umuhiteho kandi ibyo wumva yewe bitari mu bindi nawe yagiye kuryama iturize rwose ubwo ukomeza ugire ibihe byiza ubwo igihe ushakira tujye kuryama none se hari ahandi Ariko uteganya utarebeye ubu ngubu hari ahandi ntabwo ndi jyenyine nahamagaye n'abandi bagomba kumfasha kandi papa wanyu nawe ubwo ahari nawe aradufasha sibyo ntabwo ari byandi byo kuvuga ngo yagiye yabuze noneho urabona ko ari seri oya nanjye ikibazo mfite buriya kwicarana n'abana uri umuntu umwe nta muntu wo kubagufasha kuko bagendaga nubwo n'abanagendaga hari ibyo babashaga gukora bagasanga ibintu byagiye ku murongo none ikigaragara cyo ku ishuri ikigaragara cyo nawe warananiwemo twabonetse twagana butese wari ufite cy'udanyanga n'agacupa ngo byagenze gute ubu ni kamwe ntikabura wenda kamwe ko ntikabura ariko bya bindi byo kunywa twinshi wabaye bihagaritse nabaye mbyiboneye kuko ntawe uterwa ngo yitere nimba mbuze umugore akaba agiye nese nongeye babaza n'abana basange n'abayakavaga ari hano kobwa umva ibarere rero ubwo ngubwo urumva turacyabirimo kandi mama wayo araza kuboneka nubwo twamenya aho ari gusa birahagije akugerageze basi aboneke byo nyine birahagije kubyibura aboneka niyo atagaruka hano mu rugo ariko tukamenya ahantu asaza ibyo byonyine byo bya mbere byaduha amahoro ko kuba turi hano ngaha tutazi ahantu ari biratubangamiye kandi ntabwo byoroshye vraiment birumvikana nyine abana ko bari bonyine kandi bari basanzwe baza bakisanzura bakagira gute babona ababyeyi bombi nubwo wagiraga gute ariko byibura n'ubu ngubu urabona ko hari icyahindutse umeze bite wari wagiye he nagiye he shamese suzi stress dusigaye twirirwa mu rugo nibi bagiyemo banagiye kurura umutwe ndumva uba wanandi ntabwo wari uri hano mu rugo ariko wowe kuba heheza natafisemo agapira n'amazi absira urasa neza ntabwo se reka tugaruke nyine kuri cya kibazo cyawe papa nyine ngiye urabona simerukana nawe ntabwo se nuko nta phone mfite ejo bundi aho yavuye hano yaravuye hano yavuye hano utambwiye nari mvuye gusenga nane mpita niryamye ntabwo nawe asigaye ataduteguza nisigaye nyine ataduteguje kubera ibibazo nyine yavuye hano ngaha avugana na papa amubwira ngo bazaza sinzi nyine ngo baza baravugana na papa nawe kubijyamo ariko nta kintu arabona na papa sinzi ujya usabirimo wabirimo umutwe buri kunjya kubera zira stress yego ni byiza naho neza neza ngira kwicara hano nose saa kimwe inzoga papa uri muzima nta kintu wamwiye ako nyine ni urugamba wakomeje komeza urwo rugamba rwo kureka inzoga uhinduka uba umugabo uba umubyeyi utandukane nyine n'ibintu by'inzoga icyatumye mama agendaraga n'ibyo bintu abagabo ntabwo nazinywaga cyane yego wenda umuntu iyo atanywa inzoga wowe ukaba unywa inzoga nubwo baba basomye umusumwe avuga ko igikuba kiracika nyine mama nazi nitugira imana akagaruka samusabe imbabazi kandi umusezeranye yuko byabaye bitazongera erega sinzi wenda papa wenda atetse nimba gutya bimeze bibaye ariko byahora erega no ku gacupa nawe kubuje kukanywa ariko dadi nawe wararengeraga buri muntu wararengeraga cyane ahubwo wahora ahinduka nk'igicu cy'imvura nyine nicyo kibazo ubu ngo ashaka ameze gutya kukabona mu rugo ntibibazo ariko yamara kuza bikongera bigasubira kwa kundi papa ujye unywa gake ariko nyine ntabwo ukubujije kunywa ariko ujye unywa gake kari mu rugero sinda cyane nta kintu bimaze reka ntabwo nyisinda cyane ntabwo nyisinda ese inzoga ubona inzoga
ubona hari akabari mperukamo cyakoze ndakaza nyine kakanywera mu rugo kamwe kanjye gufura rero iriya myenda ubwo ngubwo reka dutegereze banza ujya gushaka amazi undi nawe ajya gushaka ibyo muri burye hanyuma ibyo gufura urabifura witonze ariko ibyo ukibona hari ibyo arimo gutunganya ntabwo umushakira amazi ateke nanjye reka njye kuvoma ayo mazi nawe nagenda areba hariya imbere y'igitanda hariya ku meza hari ukuriho amafaranga ukore 5,000 andi ubu yahasize aribyo nzahindura muri iyi minsi wakubaza amakuru ki neza cyane biri gucamo none ndi muri iyi karitsiye ariko hari umuntu ndi kuyoboza ndi gushakamo na uno muntu ntabwo waba umuzi oya wibeshye nje nawe mbaga muri aya makaritsiye nuye mu ijuru utuye mu ijuru oya byabe byose ari nkubonye utambuka gutya mbanza kugusobanuza ntiyibura uwa hano niyo mpamvu nari nkweretse ifoto kugira ngo rurugo rwari ukwibeshya ariko Imana iba yanyohereje ngo ndebe abantu bayo uri marayika se yego cyata abo none se ariko uyu muntu nsa nkaho muzi uyu yapfuye ejo bundi reka ariko kubwa Imana yaramwakiriye mu bayo yambwiza ukuri ndashaka kumenya ni ahantu yaba aherereye ese yarashyinguwe aracyari muri morgue Gaburiyeri yarampamagaye niko aracyari muri morgue uyu yarapfuye sha reka no yarapfuye nyine icyo mbaza umurambo urahari cyangwa aracyari muri morgue ese yarashyinguwe bimeze gute yagiye kuzima ariko ajaza gusura no mu ijuru wowe uri kumva amakuru adafatika hasi ngirente se ugirene nawe pfuje uje mu ijuru bari kugukenera bari kugushaka byo nkubaza ndumva ntawe nibyo nshaka giwe yego Gaburiyeri waje hano ramarezora uyu nguyu wambaye agapira ka karokaro sawa baragukeneye mu ijuru ushaka Gaburiyeri aragukeneye aya makuru afatika ukareka kwirirwa umbwira ibya Gaburiyeri ndakubwira ngo Gaburiyeri aragukeneye ugiye kumbwira ngo na Magadarena nani ahubwo buhita mu rupfu rubuze gupfa kugira ngo uje mu ijuru ibyo byose urabikura niko iri kubikura he none ndakubwira ngo usigaje iminota 3 kandi urapfa usitaye igenda ndabona wowe byawe ntazi byari byirira ndakubwira baba bategura icyo kunywa sawa ngaho bugiye sawa shaka uko turi kumwe mva nayoboje benshi none ngo yarampebuje rwose iyo boza bake gahunda y'urupfu aha reka nanjye nkomeze nimbarize abandi ngo ni Gaburiyeri reka isi irarema Imana zikikorera ariko ngo ntahari Imana zikorera n'isi yikorera Imana yirarema ikarema biriya bicu turi kunyoboza genda icyapa cya nyoko naco kuri muntu naho muzira mwohereza ifoto yo kuri WhatsApp ni Caroline uriya komera cyane amakuru ni make izehe siko rye na mbona naburaniwe mba ndangije amezi agera muri angahe mu mezi nk'abiri nashakishije ahantu hose muri bene wabo mu bavandimwe abantu bose twaba bagiye bimuka n'abatarimutse ahubwo wenda baragiyeyo cyangwa se tukaba yaragiye Uganda akaba yaragiye za hehe za Kongo cyangwa se za Tanzania ntago mbizi
urabona kugenda ifoto kuko zifite kugenda nshakisha mbaririza buri muntu mwereka asigaye ndabona tugiye gushyira kuri social media. Ndabaza abagenzi bereka da nabaza ahantu hose imihanda yose narazengurutse amaguru yarahiye sinkikora no kubyuka niruka gusa. Ikibazo gikomeye nyamara twakomeje kukihana na kiriseriye. Tugomba kugira gushaka umwanya umuntu akabishikiriza ubuyobozi nabo bagakurikirana bagashakisha bakadufasha kuko nta bundi buryo bundi ndabona turi bubikoreho. Ndabona rero ubwo ngubwo indi gahunda igiye gukurikira hariyo kubishyira ahagaragara noneho tukabana mu muryango tukabishyira muri famiye. Sawa ntarebe nanjye reka ngire nyine ngere mu rugo. Nanjye uko abana nkomeje reka nkomereza hano imbere n'ubundi ariko ubundi sisi uvuye nawe nturi gusa ibyo urimo burya nanjye ngo hari ibyo ndimo nyine ndacyashakisha. Yego sawa yego ubwo naho butaha. Ndi kwibaza kimwe cyonyine ndi kubera iki ubundi si urukundo ni iki nicyo gihe mu kwame ubundi nta n'ibirenze ubundi sinari ngiye gukundana nawe undi uzaba bahise mubi kareka ntabwo wanasanga nese ubundi ko nduzi n'umurengerana nta mukunzi uragira ko njye ndi kubyina mvamo urabona uzashyingirwa nande nese nzabigenda nese nabigenze nese nimba ntarabona umutwe yego ko mana uranzi ko ndi hafi kugushyingira gusa urabona koko yego kirada mbona buri munsi akarenye nabyuka ngo uragiye nasohoka uragiye mbona ugaruka mbangira ngo wenda ugiye no guhura nawe sinzi aho yagiye na telefone yayikuyeho nese agiye ntiwashaka undi ngo namushaka ariko ye mama narasitse unge nirirwe ngenda ndeba ngo nkuya ngo dushaka umukunzi bazizane cyaba byone ariko rona akarenge buri munsi byuko ukubita ugenda nanyangira ngo hari icyo uzazana koko wabuze umugabo ndumewe none ubundi je wamereye mama wamba bari kujya nzakuzana none umwana utagira se mboma ki umwana ese uri kumwana utagende ngo ndebe umenye nimba ari abagabo nimba ari iki hanyuma nibanere ndase nese bibwiye ko kubona fiance ari ukuzana umwana utagira se rero itonde nzamubone kuko ibyo ushaka ndumva ari ibintu byihuse bya vuba aha ariko gusada oya ubuzinda amena umujyi wapfa no kumuzana nkamurera nese uwo mwana we yabavutse ku giti si umugabo mbabarira nta mwana gerageza nibura ko kuzukuru kanzanira mama mbabarira ko kuzukuru sindi byambereye n'icyahe uno kunabya yapfa no kunzanira ko kuzukuru niwe umukwabuze si umukobwa mwiza nk'uriya mfite akaba abuze umugabo yabona no kuzukuru ngomba kumenya niba uriya mwana nta kibazo afite reka nzi ko mfite umukobwa mwiza yabaye iki oya ntibyashoboka ndemera nshakishe menye uburyo umwana wanjye agomba kubona umugabo